Muraho bene data, nongeye kubaramutsa aho muherereye mwese. Ndabasuhuje kugira ngo dukomeze kubana nanje cyangwa se mukomeze kubana nanje aho muherereye mwese. Ndazi ko muri hirya no hino mudukurikira, ndabiyegereje muri uyu mwanya kugira ngo muze kubana nanje icyo Imana iri bushoboze kuganira kuvugaho, twese tuze gufatanya kugubwa neza ndetse no gushima Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye Imana iri mu ijuru, Imana ishobora byose, wowe umpaye uyu mwanya wo kuza imbere yawe muri uyu mwanya. Ntabwo ari bisanzwe, ni ubushake bwawe, nta kibaho kitari mu mugambi wawe. Nciye bugufi, izina ryawe rishigwe hejuru, unyeze kandi untunganye, umubwenge umishurire, uganire n'ubwoko bwawe, bamenye kugira neza kwawe ndetse n'imbaraga zawe. Urakoze Mwami Yesu, amen. Unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi, unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi, unatosha, unatosha, unatosha Mwokozi, unatosha Mwokozi, unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Sinshaka gukora ibyo nifuza, Mwami nkoresha icyo wampamagariye. Sinshaka kuba jewe nifuza kuba, Mwami mpindura uwo wampamagariye. Gukora umukoro utari uwanjye nabyo nugutsindwa, oya nkoresha icyo wampamagariye. Gukora umukoro utari uwanjye nabyo nugutsindwa, oya nkoresha icyo wampamagariye. None nje imbere yawe, unkoresha icyo ushaka, icyo wagambiriyeho mbere narabaho. Mana ikomeye, urahambaye kandi ugira neza. Ndagushimiye kandi ngiye kwinjira mu ijambo ryawe, ushoboze kandi umpa imbaraga kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ryawe. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga hano muri Luka ibice 8 umurongo wa 43 kugera ku murongo wa 44. Haravuga ngo
haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi warahawe abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagire n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma kumuvura, akora ku nshunda y'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Tongera nsubiremo, ni Luka ibice 8:43. Haravuga ngo haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagire n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Amena. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze hano muri Luka ritubwira inkuru z'umudamu wari umaze imyaka 12 arwaye. Yafashe ibyo byose arivuza, ariko ntiyakira. Ubwo rugenzo rw'imyaka 12, iyo umuntu arwaye mu buzima busanzwe ahantu bihutira kuja ni kwa muganga ukivuza, wagira amahirwe nyine ugakira, bakaguha imiti ugakira. Nawe rero yarivuje nk'uko Bibiliya itubwiye abaganga, ariko ibintu birinda bishira, ashirirwa kuko igihe cyari kirekire. Ushobora kwivuza igihe gitoya ugakira, ugatanga bikeya, ariko kubera ko cyari igihe kirekire, imyaka 12 yivuza, ntabwo ari igihe gito. Ibyo ari byo byose yari yarivuje, kandi yari yaratanze byinshi. Rero uyu mugore yaje kumenya ko Yesu hari ahantu ari, aravuga ngo bamujanayo. Yari ku mugongo, agerageza uburyo bwose agera kuri Yesu, aragenda amukoraho. Amaze kumukoraho, ako kanya yahise akira, nkuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo amaraso yahise akama. Kandi igitangaza, Yesu yahise abimenya ko hari ikibaye, kuko yahise abaza ngo se ninde unkozeho. Abari kumwe nabo baramubwira, abigishwa baramubwira ati, se Yesu, kuri kubona abantu bose buzuye aha kugukoraho, twese hari utari kugukoraho, bose ko barabisigana ngo bagukoreho, none niba hari umuntu ugukozeho, ni benshi, ntabwo habura umuntu ugukoraho. Yesu arababwira ati, hoya, hari umuntu unkozeho. Nuko abona wa mugore, aramubwira ngo nije, aramubwira ngo genda kwizera kwawe kurakijije. Nukuri ni igitangaza. Uyu mugore yari afite kwizera gukomeye, kuko yari amaze igihe kirekire nyine yivuza, imyaka 12. Yari no kuvuga ati, ibyo ari byo byose ukira kwanje ntiguhari, aho nahereye nivuza, ubwo wenda hasigaye gupfa cyangwa se nyine ubwo sinzakira. Kimwe nuko n'abantu mu buzima busanzwe, abantu bari mu kugwara ukwezi kumwe, akavuga ngo ntibigishobotse. Kera byararangiye, kwa muganga barambwiye ngende nicare mu rugo, kwa muganga barambwiye ngo ntibishoboka, indwara ntizikira. Kandi n'ukuri bamwe na bamwe ni abakristu, ni abantu baba mu rusengero, cyangwa se n'abataranakizwa, nibo wenda batazi ubuntu bwa Yesu, barahari nabo. Ariko abenshi bari mu gucika intege, ubabajije usanga agwaye kwezi kumwe, amezi 2, amezi angahe, ariko agahita wenyine avuga ati, nagiye kwa muganga, bampa imiti ntibyagira icyo bimfata, ukwezi gutahanjayo bampa imiti ntibyagira icyo bifata, umwaka urashize ngwaye, ndasigaye njewe ndumva yanje ari kuba ntayo, ko ndumva njewe ngiye gupfa, ariryo gare ryanje, ariko bimeze ngomba gupfa. Ariko mu by'ukuri uyu mugore ntiyigeze avuga ngo ubwo maze imyaka 12 sinukira. Oya, yaravuze ati, ibyo ari byo byose uyu Yesu ndi mukumva urimo gukora ibitangaza, ningenda gusa nkamukoraho ndakira. Yari afite uko kwizera.
aragenda amukoraho kandi koko niko byagenze yahise akira. Ariko abantu b'iki gihe bari mu kugwara bagatakaza ibyiringiro, bakumva ko indwara bagwaye Yesu atayikiza, bakumva ko nyine bidashoboka. Ndabahaho urugero rutoya. Ku giti canje niga muri secondaire narwaye igifu, ngwara igifu igihe kirekire kitari gito pe. Hanyuma rero nja kwa muganga ku gakirinike twari twegeranye ku ishuri nyine, ndagenda barambwira ati sasa rero wowe warwaye igifu kandi igifu cyawe biragaragara ko wangiritse, none inama twakubwira ugende tukazaza urya ibiryo biri mu munyu, urebe nawe ku ishuri bateka mu ngunguru ibiryo by'abanyeshuri ikigo cyose, wababwira ngo bazaza bagutekera wenyine ntibyoroshe. Nuko kandi koko byari bikomeye, nagazaja kuja ku ishuri mu gitondo cyane mbere yuko tuja mu ishuri, nagazaja muri kantine nkanywa igikombe cy'amata ashushe mucyo kiza gifasha igifu, kandi koko kikafasha kigacurama. Nkiga nageza nko mu masaa 3 gutyo sanga mva cya gifu noneho kigasara, igifu gakizirana n'inzara, nkajyama ku ntebe harimo akavuga nkiyumanganya ariko nyine bikagorana. Nuko mbaho rimwe ngasaba uruhushya nkagenda ku mukantiniye nkanywa amata, ndavuga mfite abahamya, mfite abanyeshuri twiganye, nkanywa amata nkumva byibuze kiracurama. Noneho umunsi umwe twagaza ikigo twize ku kigo cy'abakristo, ikigo cya Methodiste. Hanyuma twagiraga nyuma yuko turangiza etide nimugoroba tukagira amateraniro abakristo abadivu kwabo, bakatolika kwabo n'aba protesta nyine tugaterana. Nkaba nyine nari umwe mu banyeshuri nyine baza bavuga ijambo ry'Imana. Hanyuma umunsi umwe turasenga bisanzwe n'abanyeshuri. Iyo zagaza bigera saa 3 amasaha yo kuryama ageze, kuko twakoreshaga generator, animateur wacu yahitaga zimwe aho waba ukiri muri etide, waba kuko bagaza baduha nyine turangije etide bakaduha umwanya niba iminota 15 yo gusenga tugomba kuja kuryama. Noneho arazimya nyine kwa amasaha yararangiye yagombaga kuzimya. Noneho abanyeshuri nyine barasohoka, ngira mugenzi wanje twari kumwe yitwa Mvuyekure, ndamuganje rero ntago ngenda, ndashaka gusigara nsenga. Arambwira ati se urasigara usenga muri uyu mwijima, genda uje kuryama ntitumaze gusenga? Ndamubwira ati hoya, hari icyifuzo mfite nshaka gusengera Imana kandi nshaka gusenga. Arambwira ati sawa. Mu by'ukuri icyo kigo cyacu nyine n'ahantu amadora ari naho twari turi hari umwanya kandi mu mashamba, kandi iyo habaga umwijima nyine urumva habaga hateyemo ubwoba somehow, ariko iyo umuntu asenga ntazagira ubwoba. Hanyuma aragenda nja mu ishuri ryanje, ibyo twasengeragamo ntabwo byari ibyo nigagamo. Nja mu ishuri ndapfukama ndavuga ko Mana nzaza ngenda mbwiriza abantu buri munsi, mbwira abanyeshuri babwire ngo Imana ishobora byose kandi kuko urabishoboye, singiye gupinga, urabishoboye. None njyewe tuzobwira abantu ushoboye byose, ariko ninja mu ishuri igifu kingi wambabari, kuko niba ushoboye byose ukakiza kino gifu nkabona imbaraga zawe. Nuko muzukuri uwo munsi narasenze, numva ndasenze, ndarira, ndasenga, ndavuga Mana uyu munsi unkiza igifu, sinkeneye ubuse waba utarya ibiryo biri mu munyu, waba ubusugo n'ubuzima, kandi none uvuga imbaraga z'Imana. Mu by'ukuri abakristo hari igihe duhura n'ikibazo ukagira ngo ni rusange, cyangwa se ukumva nyine ukavuga ati nyine ngomba kurwara, none se indwara yaje, kandi ntibivuze ko utagwara. Oya, na Bibiliya iravuga ngo amakuba ni menshi n'ibyago ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amufasha muri byose. Mu by'ukuri nasenze nizeye Imana ko ishobora kumfasha kandi ishobora kunkiza, kandi nanone niyo itari kunkiza ubuzima bwari gukomeza. Ariko uwo munsi nasenze nsengera gukira igifu, nari mu ishuri ndahaguruka ndagenda bisanzwe nja kuryama, bukeye mu gitondo ndagenda, nta kibazo nari mfite cy'ubushobozi, nagazange mu gitondo nkamwicaye nk'uko bisanzwe. Nuko ndiga
umunsi wa mbere sinigera ntekereza ko ari cyabaye, wa kabiri wa gatatu nuko nyuma nza kumenya ko Imana yankijije igifu. Kuva uwo munsi kugeza n'uyu munsi Imana yankijije igifu. Tuvuga imbaraga z'Imana twabonye tutabibwiye n'abandi, cyangwa undi muntu ngakubwira ati ndagusengeye none urakize iyo ndwara, wenda wumve ko ari byo biremereye. Hoya jewe ndi umuhamya w'ibyo Imana yankoreye. Ni byinshi, icyo ni kimwe, ni byinshi, ariko bikurikiranye n'iri jambo ry'uyu mugore wagiye agakora kuri Yesu agakira. Nanje mu by'ukuri wenda sinamukozeho gutya, ariko narizeye kandi nizera ko ari Imana ikoze kandi yaragikoze. Ndi umuhamya wo ko Imana yankijije. Uyu mugore nawe yarizeye kandi yakize kuva ubwo. Ni benshi bizeye Imana yakijije. Turetse no kuvuga ngo muri Bibiliya ni benshi uzi Imana yakijije, abo kwa muganga bari babwiye ati ntibishoboka, nuko byarangiye imirere tegereza gupfa, ariko Imana irabakiza. Imana dukurikije n'abantu batandukanye, abaza batanga ubuhamya, nubwo wenda abo ntagerageza kuganira nabo ngo nakize sida, nakize kanseri, nakize iki, uko niko kuri, nta kinanira Imana. Uko yankijije igifu niko nawe yabakijije, kandi nawe yaragukirije utekereje neza. Aho igihe cyose umaze kuva uvutse umunsi ku wundi, hari byinshi gukiza. Ushobora kuba utararwara, ariko hari byinshi kurenza, hari byinshi gukiza. Imana yacu irakomeye bene data, Imana yacu irashoboye, nta na kimwe kiyinanira. Ni Imana ikiza indwara, ni Imana ikiza ibyananiranye, Imana irabishoboye. Rero ndafasha abantu barwaye. Iyo umuntu arwaye, umuntu azamacika intege kubera ko uri kuribwa wenda umubiri ahantu runaka nyine aho urwaye, ukumva ko ibintu byose na Satani akagusura ati kubyarangiye, ariko mu by'ukuri mwizere Imana. Uyu mugore yasanze Yesu aho yari ari arakira. Naje nisunze Yesu ndakira. Nawe aho uri hose niba urwaye, wizerane naje mu ijambo ry'Imana, nawe usange Yesu aragukiza, kuko niwe wenyine ukiza indwara zananiranye. Murakoze cyane, turaza gusengana mu ijambo. Nimara kuvuga ijambo turaza gusengana, mwizere Imana ko iri bubakize kandi Yesu ashoboye byose, utazananirwa. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Haleluya, mwimbieni Bwana kwa shangwe na furaha. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni Bwana
heshima. Mwimbieni Bwana, anastahili heshima. Ai, kwa shangwe na furaha, mwimbieni haleluya, kwa shangwe na furaha. Mwimbieni Bwana, anastahili heshima. Mwimbieni Bwana, oh, mwimbieni haleluya, kwa shangwe na furaha. Mwimbieni haleluya, kwa shangwe na furaha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rishigwe hejuru, izina ryawe ryamamare. Fatanyije n'abarwayi bose bari hirya no hino kugira ngo ubakize mu izina rya Yesu. Uri Imana ikiza indwara zananiranye, nta kikunanira imbere yawe. Hoya ntacyo, urashoboye. Nta ndwara n'imwe ifite uburemere imbere yawe. Mu buryo bwose, mu ndwara abantu bose barwaye aho bari hirya no hino batandukanye, abarwaye indwara zikomeye, izo twita ko zikomeye, abarwaye kanseri ubakize mu izina rya Yesu. Abarwaye diabete ubakize mu izina rya Yesu. Abarwaye indwara zose mwana, abarwaye sida ubakize mu izina rya Yesu. Abarwaye indwara z'imyijima ubakize mu izina rya Yesu. Abarwaye indwara z'amadayimoni ubakize mu izina rya Yesu. Yo mwami Yesu, urakomeye Data, urakomeye mwana. Numugisha ukomeye kumenya Yesu. Numugisha ukomeye kumenya Yesu. Numugisha ai ukomeye kumenya Yesu. Ntiyaguzwi izahabu, ntiyaguzwi iby'igiciro, ntiyaguzwi izahabu. Mwami nyiribihe, numugisha ukomeye kumenya Yesu, kuko ni wowe tubonera mu byose. Ni uri byose kuba gufite Mana, uri byose kuba gufite Kristo, mwana w'intama w'Imana. Ndagutabarishe bara bose ubakize mwana. Ndi umuhamya w'ibyo wakoze. Warangishije igifu Mana, kuva wa munsi Remera Mbogo wangishije igifu kugeza na n'uyu munsi ikirongera kugaruka. Wa munsi mwana wangishije, ndagushimiye, ndaguhamije imbere y'abantu. Mwami Yesu, uvuze gukomera kwawe. Niyo mpamvu mwereka mwami Imana yacu n'abandi bose barwaye, kugira ngo mwami ubashe kubakiza, ubashe kubakiza, ubashe kubakiza, ubashe kubakiza, kugira ngo mwami nyiribihe bazavuga ineza yawe, bazavuga gukomera kwawe, bazavuga imbaraga zawe, bazabashe guhagarara mwami, babashe kuvuga gukomera kwawe. Nzayivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi. Iyo neza nzayivuga, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza iriho. Mwami wangiriye neza, niyo mpamvu nkomeje kukuvuga, niyo mpamvu nkomeje kukwamamaza. Girira neza barabose barwaye, kiza abarwaye, kiza abarwaye, abari ku miti bose mwana, ubashe kubafasha, ukiza abarwaye indwara iyo ariyo yose mwana, kugira ngo nabo mwami bazabashe kuvuga ineza yawe, bazabashe kukwamamaza, bazabashe kuvuga kugira neza kwawe, bazabashe kuvuga kuri Imana ikiza. Uri Imana ikiza, ndabihamya. Ndi umuhamya yuko wangishije, kandi ndi umuhamya w'ijambo ryawe rivuze uyu mudamu wari umaze imyaka 12 uramukiza. Niyo mpamvu n'abarwayi bose umwanya bose bayimaranye, ari abamaze imyaka 10, ari abarengeje uyu mugore, ari abari munsi yayo, barwaye uburwayi butandukanye mwami, ubasange mu izina ryawe Yesu Kristo, ubashe kubakiza. Urakoze byiringiro bidakoze isoni, urakoze mwami wa Isiraheli, urakoze Yesu, ni wowe niringiye mwami Yesu. Amen.